Asani nakomeza abane namwe mwese mutwereka ko mudukurikiye kuri Rwagakoco Live TV. Ikiganiro n'isi dutuye, nge muri kumva ndi Kagoma. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe impamvu 10 zishobora kukwereka ko umukunzi wawe asigaye aguca inyuma cyangwa kuzenguruka uko benshi bakunze kubyita. Nta gutinda rero, hari ijambo rivuga ngo ubutunzi n'amafaranga wabiragwa n'ababyeyi, ariko umufasha mwiza atangwa n'Uwiteka. Gusa ijambo ry'Imana ryongeyeho riti mugira ubwenge. Ingo z'ubu zubatse mu manegeka, izindi zirubakwa muri uku kwezi mu gutaha zigasenyuka. Ese biterwa n'iki? Hari impamvu nyinshi, gusa izakunzwe kugarukwaho na benshi n'izakozweho ubushakashatsi na Rwagakoco Live TV. Impamvu ya mbere iragira iti umunsi uzatangira kujya ufata telefone y'umugabo wawe cyangwa wareba muri message ugasanga nta message y'inshuti ze zirimo n'imwe, kereka izaya amasosiyete y'itumanaho amubwira ko bando zamushiranye cyangwa serivisi zitari gukora neza bari kuzitunganya. Nshuti yanjye, ntuzashidikanye uwo mukunzi wawe arakuzenguruka. Umunsi uzatangira kubona umukunzi wawe asigaye ataha atinze cyane kandi bitajyaga bibaho, yewe no ku kazi nta cyahindutse, uzamenye ko uzabona umukunzi wawe atakikubwira ko uri mwiza ngo akubwire ko akubwira n'utugambo turyoheye amatwi, yewe uzamenye ko hari abandi asigaye abibwira. Impamvu ya kane, umunsi uzabona umukunzi wawe mugiye kujyana ahantu ukabona soje kwitunganya mbere yawe, yarangiza akakubwira ngo abaye agiye uramusangayo watinze, nyamara bibona ko hari ibindi wari urimo gukora. Yewe uyu nawe uzamenye ko atakinezezwa no kugendana nawe, nyamara mbere mwaragendana. You won't get any older, dude, crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Kugira ngo uteka nabi nyamara ibyo uteka bitarahindutse cyangwa agataha ntarye, uzamenye ko hari ahandi yabonye bateka neza. Iyo ni impamvu ya gatanu. Umunsi uzabona umukunzi wawe asigaye aguhataye umutego y'igihe cyo kugererana ibyo abashakanye, nyamara mu kazi ke ka buri munsi nta cyahindutse, uzamenye ko hari abandi usigaye mu gibihe. Umunsi uzabona umukunzi wawe atakiguhamagara ngo akubaze uko umeze, nta kabuza uzatangire kumukemanga igihe ubizi neza ko ahorana amayinite na message muri telefone ye. Umunsi uzabona umukunzi wawe atangiye kukubwira ko agiye muri za misiyo nyamara atarabikubwiye mbere, uziturize. Hari igihe izo misiyo cyangwa amahugurwa yaba agiye kubera ku mucanga ku mazi. Umunsi uzabona umukunzi wawe atakita ku myambarire yawe ngo akubwire ko uberewe cyangwa utaberewe, uzamenye ko rwose hari abandi asigaye abibwira. Umunsi uzatangira kubona umukunzi wawe atakubwira ngo arananiwe arashaka kuryama, nyamara mu kazi ke ka buri munsi nta cyahindutse kimunaniza, uzamenye ko hari ahandi aba yakoresheje imbaraga cyane akaza kukugeraho yananiwe. Iyo yari impamvu ya nyuma. Turabashimiye cyane kubwo kudukurikira. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Nge mwumvaga ndi Kagoma. Rwagakoco Live TV niyibagezaho. Mugira amahoro ya Nyagasani.